reka ngira icyo nongera kuri iri dini rero ry'abayuda na pasika y'abayuda. Mu by'ukuri Yesu amaze kutubambirwa ku musaraba, amaze gusimbura za ntama zose zabagwaga zatambwaga buri mwaka zigatwikwa, amaze kumera nk'aho atwiswe hariya ku musaraba, abazwe kandi atwiswe, mu by'ukuri yarabivanyeho. Ariko abivanyeho bande? Abivanyeho bamwizera, abazamwemera, abemera ko abakristo bakamuyoboka bakabigishwa be, nuko bagakomeza muri iryo dini rye rishyashya ashinze isezerano rishya. Ariko abisirayeli batamwemeye, batamenye ibyo ari byo, bakomeje kugenda mu idini ryabo rya kera. Muri kiriya gihe yari amaze kuva mu isi, no mu gihe cy'intumwa za Yesu babwiriza, iryo dini ryarakomeje kugeza ubwo Imana itegekeye Abaroma, ingabo z'Abaroma kuza gusenya Yerusalemu, bagasenya cyane cyane urusengero rw'i Yerusalemu rwari rwabaye ikigirwamana, kandi ari narwo rwabaye ikigirwamana cy'Abisirayeli, kandi ari naho hakorerwaga umuhango wo kubaga no gutamba abana b'intama buri mwaka, cyangwa se kuri buri sabato. Murumva ko mu by'ukuri Imana rero yategetse ko izo mfashanyigisho zikurwaho, kuko zahindutse ibigirwamana. Abisirayeli nibyo bakomeje kugumamo aho kuyoboka idini rya Yesu. Imana itegeka ko Abaroma batsembaho urwo rusengero rw'i Yerusalemu rwahindutse umusingi w'idini ry'Abayuda. Hanyuma n'umwana w'intama ibyarwo birangiye, kuko yagomba gutangirwa ahari urusengero. Bivuga ngo rero niba nta rusengero ruhari, n'umwana w'intama ntabwo ari butangwe. Kuva mu mwaka wa 70 Yesu amaze kuva mu isi kugeza uyu munsi wa none, nta rusengero ruhari rw'Abisirayeli rw'Abayuda. Bivuga ngo aho gutangira ibitambo by'umwana w'intama, itungo, ntabwo bihari. Ni Imana yabishatse rero kugira ngo bikurweho. Abisirayeli, Abayuda ahantu hose bumvira inyigisho za Petero na Yohana n'izindi ntumwa za Yesu, bayoboke idini rishyashya. Niko Imana yabishakaga ngo bayoboke idini rishyashya. Ariko tuzi kugeza uyu munsi wa none hari abatarariyoboka, kandi Imana yagiraga ngo amahanga yose ntayoboke ririya dini rya kera ry'Abayuda nk'uko byagendaga kera, ahubwo ayoboke iry'Abakirisitu, abantu bo mu moko yose yo ku isi, bo mu migabane yose yo ku isi, mu bihugu byose. Nibwo bushake bw'Imana, si uko idini ry'Abayuda ryamamara oya, nuko rigenda ricishwa bugufi, ahubwo idini rya Gikirisitu rikagenda ritera imbere mu isi yose. Ariko noneho abamaze kujijuka muri iryo dini rya Gikirisitu bakajya no guperereza, gutohoza, gukora ubushakashatsi mu idini ry'Abayuda kugira ngo basobanukirwe uko byari bimeze, noneho bashobore kumenya neza idini rya Gikirisitu burya ni extension, ni prolongement y'idini ry'Abayuda, ariko mu buryo buvuguruye. Kandi intama zabagwaga zasimbuwe na Yesu wabazwe, watwiswe, watambwe ku musaraba i Golgotha inshuro imwe, umunsi umwe gusa. Ubu rero ntituzi Abayuda batemera Yesu, batizera Yesu muri iki gihe cya none. Ese bajya bagira umusangiro w'intama, aho umwana w'intama aho bari kuri ya pasika ya cya gihe baracyayubahiriza aho bari? Birashoboka, ntabwo mbizi amateka yabo, amakuru yabo ntabwo nyamenya neza, ariko ubanza babaga umwana w'intama kuri pasika y'Abayuda, ubanza bakibyubahiriza abataragiye mu bya Gikristo muri Yesu. Ariko urumva ko ntaho bibageza, kubera ko mu by'ukuri iyo wasomye muri Yesaya
mu muhanuzi Yesaya igice cya 53 nabo ubwabo barabyibonera ko amahinduka yaje bari bakwiye kubaririza ibya Yesu neza watangwa igorogota, uwamamajwe mu moko yose y'abakirisitu kandi yamamazwa n'Abisirayeli, ari ba Petero na ba Yohana bose na ba Paulo bari abayuda. Ni idini rero mu by'ukuri idini rya gikristo ni idini naryo ry'abayuda, ni idini ry'Abisirayeli rivuguruye. Abisirayeli bayobotse Yesu umwana w'Imana w'ikinege, nawe n'umwisirayeli ku mubiri. Iri dini rero rya Kristo ni idini naryo rikomoka mu Yuda, mu Bisirayeli, ryamamaye mu isi yose. Nta gihugu na kimwe ritagezemo, nubwo hari ibihugu bitaryemera muri za leta zabo, ndetse bakaba bagifite ibyo bita babyita ngo kwica rubozo cyangwa kurenganya, kumerera nabi abakirisitu. Ariko iryo dini ririmwo, hari abantu bariyobotse, haba mu Burusiya, mu bihugu byari by'abakomunisiti bagerageje kuricamo ryanga gucikamo, haba mu Bushinwa bagerageza kuricamo cyangwa gucikamo ryanga gushyiramo. Hari abantu b'abakirisitu, murumva nubwo nta sabukuru ya Pasika bagira, kubera ko muri za leta zabo batemera Yesu, batamwubahiriza. No muri Koreya ya ruguru, mu gihugu cya Koreya ya ruguru, cyangwa mu bihugu muri za leta zo muri hera, zo mu bihugu by'Abarabu cyangwa mu Buhinde, hari henshi batemera idini rya Yesu muri za leta zabo. Ariko harimo abantu b'abakirisitu muri ibyo bihugu bakomeye kuri Yesu. Ni ukuvuga ngo ni idini ryamamaye ku isi yose, mu bantu bose bo ku isi, mu bihugu byose. Hakaba hari na za leta zemeye kuneshwa ko iryo dini rigomba no muri leta kugiramo kuvugwa neza, kwemerwamo, arizo zitwa ngo za leta za kirisitu. Ariko nta leta kirisitu ibaho, nta leta y'inkirisitu ibaho. Mu by'ukuri umuntu niwe umukirisitu muri leta. Abantu bo muri leta bakemeza bati reka tujye dukora isabukuru y'idini rya gikirisitu yitwa Pasika, kubera ko natwe abayobozi b'iyi leta tubyemera. Ariko nta leta iba inkirisitu. Umuntu niwe umukirisitu, ntabwo ari leta. Nibyo ndi gushaka kuvuga. Nta leta iba inkirisitu, ntayo rwose. Umuntu niwe umukirisitu, umuperezida cyangwa umwami akaba umukirisitu, umuminisitiri cyangwa umuguverineri. Abantu bakavuga bati noneho mu gihugu cyacu tubihinduye public holidays, konje publique mu gihugu cyacu, kubera ko harimo abakirisitu benshi cyane ndetse no muri leta. Ariko nta leta iba inkirisitu, na leta iba impagani. Ni abantu b'abapagani muri leta, ariko muri guverinema ni umuntu w'umupagani cyangwa umuntu w'umukirisitu wo muri leta, akaba umupagani cyangwa umukirisitu. Ariko nta leta y'inkirisitu, na leta y'impagani. Kandi mwibuke ko leta burya yitwa Kayisari. Muri Bibiliya mu Isezerano Rishya bayise Kayisari. Tuzabiganaho rero mu yindi video. Kayisari, Imana imuvugaho iki? Yesu yamuvuzeho iki? Ese wowe Kayisari umuzi w'iki? Umuzi ute? Wa mukirisitu we, Kayisari umubona ute? Umuhereza ikihe cyubahiro? Tuzabiganiraho nabyo. Ariko mu by'ukuri uyu umunsi wa Pasika rero y'abakirisitu, ni nawo munsi wa Pasika burya y'Abayuda, kuko Yesu yatambwe ku munsi wa Pasika y'Abayuda. Ku munsi intama zatambwagaho zikabagwa ari nyinshi buri mwaka, na Yesu niwo munsi yadupfiriyeho ku musaraba. Iyo minsi rero yombi irahuje. Murumva ukuntu umunsi wa Pasika ya gikirisitu ari extension, ni nuriya munsi
mu bundi buryo ni ririya dini ry'abakirisitu, ni ririya dini rya kera ry'abayuda mu bundi buryo rivuguruye isezerano rishya. Buriya rya sezerano rya kera mu bundi buryo ariko rivuguruye kandi rishingiye kuri Yesu Kristo. Isezerano rishyashya rishingiye kuri Yesu Kristo, urihagarariye ni Yesu kandi niwe mwana w'intama w'Imana, ni nawe mutambyi mukuru. Isezerano rya kera rishingiye ku mwana w'intama w'itungo wabagwaga, rihagarariwe na Aroni na Mose. Murumva iryo dini rero ry'icyo gihe ryari rihagarariwe na Mose na Aroni, abatambyi. Murumva rero Aroni bivuga abatambyi, Mose bivuga abahanuzi bagiye bahoraho babaho iteka ryose mu binyejana byose, mu bisekuru byose muri Isirayeli. Abatambyi n'abahanuzi bagiye babaho, no kubaga umwana w'intama bakamutwika, inyama bakaza kuzirya bakazisangira umusangiro. Isezerano rishya rero mwabyumvishije, ni Yesu ni umutambyi kandi n'umuhanuzi, kandi wa mwana w'intama yaramusimbuye, niwe wa mwana w'intama. Mu ntumwa za Yesu rero turaza gusanga tuzanabona ukuntu nabo bamwe muri bo ari abahanuzi, abandi ari abatambyi, ari abahanuzi bo mu isezerano rishya, abandi ari abatambyi bo mu isezerano rishya, ariko badatamba umwana w'intama w'itungo, hoya, kandi badatamba umwami Yesu ko yatambwe inshuro rimwe gusa, ahubwo ni uriya musangiro niho harimo ijambo ryitwa abatambyi. Igihe bari gusenga Imana, bari kuganira kuri Yesu Kristo, ba bandi babihagarariye bagereranywa n'abatambyi mu isezerano rya kera. Ni intumwa za Yesu rero, ni abantu ba Yesu bacengewe n'ibya Yesu, kandi Yesu yatoranije aravuga ati mwebwe muri abahanuzi, mujye mukora iby'ubuhanuzi ndetse munakore iby'ubutambyi. Ubutambyi bw'isezerano rishya ni amasengesho mu by'ukuri yo kwiyiriza ubusa, yo gusenga no kwibabaza abantu b'Imana bajijutse, babyiyemeje, binjiramo bakabikora nk'abatambyi. Ni ubutambyi rero bari gukora, bari gusengera ubugingo bwabo, bari gusengera imiryango yabo, bari gusengera itorero, bari gusengera abakristo, bari gusengera abatarakizwa, abantu bataramenya Yesu bo mu isi, bo mu gihugu cyabo cyangwa mu isi, bo mu bihugu byose. Ubwo ni umurimo w'ubutambyi mu bundi buryo wasimbuye wawo b'abatambyi, kuko nabo barabikoraga, basengeraga Abisirayeli, babasabira imbabazi ku Mana z'ibyaha byabo, babasabira n'umugisha. Murumva ko ari extension, ni prolongement yabyo. Abahanuzi bo mu isezerano rishya baravugwa mu byakozwe n'intumwa, bavugwamo mu nzandiko z'intumwa, bavugwamo abahanuzi bo mu isezerano rishya. Mu Bakorinto igice ba mbere, igice cya 12, cya 14, muri Efeso, ahantu hose havugwa ingabire cyangwa impano y'ubuhanuzi ituma umuntu w'Imana ahindurwa yitwa umuhanuzi wo mu isezerano rishya. Hanyuma nk'uko twavuze ukuntu umuntu w'Imana yitwa umutambyi wo mu isezerano rishya, niko n'umuhanuzi, umuntu w'Imana ashobora nawe kwitwa umuhanuzi wo mu isezerano rishya. Ziriya mpano rero z'Umwuka Wera nizo zibigaragaza. Abapasitoro turabashyira mu kihe cyiciro, abadiyakoni turabashyira mu kihe cyiciro, abavugabutumwa turabashyira mu kihe cyiciro. Bamwe muri bo burya ni abahanuzi, abandi ni abatambyi. Nuko mbaye ngarukiye aho ngaho. Ni ibyo mu isezerano rya kera navugaga, n'idini ry'Abayuda, nibyo nashaka kuganiraho, ariko murabona ko mbise nza mu isezerano rishya kugira ngo mbereke ko byuzuzanya, ni complementaire. Yesu ashimwe. Hari icyo byaba bikumariye mwene data muri Yesu Kristo, ibyo muganirijeho, nawe utari umukirisitu,
hari icyo kumenya idini ry'abayuda mu buryo mbivuzemo bikumariye, ko idini ry'abakirisitu rikomoka mu ry'abayuda, kandi naryo ko ryamamajwe n'abayuda ba mbere bayobotse Yesu, kuko ni abayuda mbere na mbere bayobotse Yesu, ntabwo ari ayandi moko. Yesu n'abisirayeli yabwirije, ni nabo rero yabwirije iby'Imana papa we n'ibye, nibo rero bahindutse intumwa ze za mbere n'avugabutumwa, nibo babidukwijemo kugeza uyu munsi wa none, bikaba byarakwiriye hose, n'abatari abayuda batari abisirayeli ku mubiri nkatwe, tukaba turi kubibwiriza mu isi yose, yewe tubibwiriza ku buryo n'abayuda bamwe na bamwe babyumva babibwirijwe n'umuntu utari umuyuda ibya Yesu, kandi nabo bakayoboka Yesu. Haleluya, Yesu ashimwe.